twahuye rimwe ndaramurota nabuze namba ngo mukoringe. Ibi biti we umbona bikaze. Sasa I want to tell someone bakunda gukurikira nari nayaguye ko nduzobwira cya Kasuku. This guy uri best influencer bro. Niviriye yemba nibereye hano mu byaro. Niho mba nibere ariko nkunda nanjye imyidagaduro, nkunda industry ya music, industry muri rusange, kandi aba influencer benshi mba mbareba. Sometime hari ibintu ugivuga nkabikunda, I like it, ndabikunda cyane 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 cyane, ariko naho ari gihe urengera. Uzi impamvu ntangiye ndirimba social mura, indirimbo cyashya ya Karufani social mura ntabwo mwigize muyivugaho, kandi abahungu bakoze akazi, they do best music. Tibaza kuki utavuze kuri ibyo bintu? Numvise uri kuvuga ibintu no munsi kuri Scovia, bira binavyo ntago byashimishije abantu, ariko uyu munsi dukeneye wa Kasuku wa nyawe. Ibyo uvuga nibyo 100%, ariko none were gutandukira cyane, wikataka abantu sometime ntago bari sawa cyane bro. Mugende muri indirimbo ya social mura ni nziza, zasohotse ni nyinshi nziza. Nkunda ukuntu mura yaririmbyemo hano, yabikoze neza Karufani ntabwo abikoze neza. N'indirimbo nayo yasohotse ni termometer ya Flipit, nayo ni nziza cyane. Ngewe umuzaya nshaka ansanga ku ishyamba, reka nisubirire. Bye.